Sobanukirwa isoko y'ubwiru bwahishuwe, umenye byinshi bitavuzwe biri kujya byavugwa byahindura ubuzima bwawe. Shalom shalom shalom. Amahoro y'Imana kuri mwe mwese mukunda data. Peace of God to be with you all who love my Father. Ni wa wundi Habineza Anise tugarutse. This is Habineza Anise back again. Ndabakunda cyane. I love you so much. Kandi nkarabakundira ikiri muri mwe. And I love God in you. Iyi ni ya sheni isoko y'ubwiru bwahishuwe. This is the source of revealed mysteries. Kubera ko mwese mudukurikira kuri yo. Because you are always following us on this. Imana ibaho umugisha cyane. May God bless you a lot. Munsi ndagira ngo tuganire ku bwiru. Today I want us to talk about the mysteries. Data yampaye ngo mbasangizeho ariko turajya tubushyiramo mu buryo bw'ukuri. We are going just to speak. Ariko ndajya hari n'ikibazo ndi bubabaze. But there is even a question that I will kuko nanjye mba nshaka kumenya. Because I want to know as well. Birushaho rero kuba byiza iyo nanjye munsobanurire. So it's very good to know if you explain for me. Tugiye kuganira ku ntego y'ijambo ivuga ngo we are going to talk about the M saying uburyo ki insina n'igitoki ndetse n'inyoni bita ifundi byagiranye ikiganiro. So we will talk and see how the banana tree and the small bird have conversation together. Turareba no ku buryo ki umuntu muremure n'umugufi w'ingenzi ari uwuhe nubwo dusanzwe umugufi tumusuzugura. We will also see how important is the short person and long person. Ese wowe yaba umugufi cyangwa umuremure ukunda nde cyangwa wahitamo nde? So for you, who is important for you, who do you like? Icyo ni ikibazo turi buze kuganiraho nacyo mu kinsubizi. That's the question we will talk about. You will answer me. Ububwiru rero ndagira ngo tuze kubuvugaho neza twitonze mu magambo make. I want us to talk at this briefly. Reka tubanze twiragiza Imana. Let us pray first. Turagushimiye Uwiteka. Thank you, Lord. Uko ushobora byose. Because you are almighty. Tugiye kuvuga ijambo ryawe. We want to talk about it. Ari bwo bwiru tugiye gusobanura. Which is your mysteries that you are. Kandi ushoboza ari abansubiza nanjye uri buze gusubiza ibibananiye. And allow those who will answer for me. Nta bari njye usubiza ahubwo bari wowe usubiza uri muri njye. Not me to answer but you in me. Mu izina ryawe Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Natangiye nkubaza ngo mbese ari umuntu muremure n'umugufi wawe wahitamo nde? I started asking you, for you a short person and a long person, which one can you choose? Kuko abaho muremure umugufi umunini umutoya ariko nivugiye ku muremure n'umugufi. Because there's a long, a big one and what, but me I talk about the long and short one. Niyo mpamvu na mbere yo gusobanura ku kira kiganiro insina n'ifundi n'igitoki byagiranye ndabanza musobanure kuri umuntu mugufi n'umuremure. That's why before explaining to the conversation between the banana tree and little birds, I'm going to explain about. Ndizera ko muri comment hasi urubuze kumpama igisubizo cyawe cyangwa se umpamaga kuri iyo nomero iri kuri channel. I hope that with your comments or call, if you have a problem you can do it, no problem. Reka nanjye ntanga igisubizo data yampaye. Let me give an answer that Father told me. Njewe nahitamo umuntu mugufi nubwo muremure ari wo bakunda. For me, I can choose the short one, though people accept the long one. Impamvu nakunda umugufi. The reason why I can do that. Data yarabinsobanuriye. Father explained to me. Niyo nshaka gusobanura nanjye. And this is what I want to explain. Kugira ngo dusangire ubwiru data yampaye. So that we share what my Father told me. Umuntu mugufi nubwo agayitse akaba ari mugufiya. Though a short person is just short. Ariko ubugufi buri mu buryo bubiri. But the shortness is just in two ways. Ari ubugufi bwo mu buryo bw'umubiri busanzwe. There's a shortness just in normal life. Hakaba n'ubugufi bwo mu buryo bw'umwuka wera. And on the way of Holy Spirit. Abo bantu babiri wabumvishe. Have you heard those two people? Wamenyaga kenshi bamusanzwe tuzi abo mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka wera harimo abantu bagufi nabo. Normally you knew physically, but in a spiritual way also they are there. Umuntu ashobora kuba mugufi mu buryo bw'umubiri. Someone can be short in a spiritual way. Ariko ikiri muri we kimugira muremure mu buryo bw'umwuka wera. But what is in him can make him big. Ndetse n'umuntu ashobora kuba muremure mu buryo bw'umubiri. And someone can be long physically. Ariko muri we mu buryo bw'umwuka wera yarabaye mugufiya. But in him, the way in a spiritual way is short. Icyo kinyuranye ngiye kugigusobanurira. That's a difference.
ndagira nkurikire cyane I want you to watch me. kuko iyi sheni y'isoko bw'ibyahishuwe iza kugezaho byinshi Because the source of revealed mysteries will ibitaravuzwe ndetse n'ibitazwi biri kugenda bivuga ubu ndetse binasobanurwa. what has not been yet spoken is being spoken, and everything will be fine. They are be talking in a bad way. Uyu muntu mugufi, This short person, impamvu mwemera, the reason why I accept him, nuko ushobora kuba mugufi ariko ikiri muri we gikuze kikaba ari imbaraga z'umwuka ziri muri we zikaba zishobora kukugira muremure. is that you might be short, but God in your power of Holy Spirit in you can make you. Aha ni hamwe Yesu Kristo yavuze ngo This where Jesus Christ said, uwicishije bugufi izamushyira hejuru. the one who is humble, God will exalt. Bivuze ngo bugufi bwawe niba uri mugufi ariko ubaha Imana iza ikubona nk'umuntu muremure imbere Which zayo. means that however short you are, when you are humble, it's okay with you. Nawe ushobora kuba uri muremure ariko warishyize hejuru Imana ikakubona nkaho uri mugufi kandi wari muremure mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umubiri. You might be short, but God can raise you up, though people can see you that you are nothing. Ba mugufi mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka ube muremure. Be short physically, but tall in a spiritual way. Nibyo by'ingenzi cyane. This is what is very important. Kurenza uko waba muremure ariko mu buryo bw'umwuka uri mugufi. More than the way you can be tall, but in a spiritual way you are short. Ahubwo ba mugufi ariko ube muremure mu buryo bw'umwuka. But please be short and tall in a spiritual way. Cyangwa se ube na muremure ariko no mu buryo bw'umwuka uri muremure. Or you be tall when you are tall. Bivuze ngo ushobora kuba muremure, which means that you can be ariko short, ukaba wicishije bugufi. but you are humble. Icyo gihe Imana ikubona nkaho uri muremure n'ubundi. There God take you like you are long. Uburebure bw'umubiri bukaba buriho, The tallness of just physical, ndetse n'uburebure bwo mu buryo bw'umwuka nabwo and ibubona. even in a spiritual way you find it there. Aho bizaba byiza cyane. There it will be. Ushobora no kuba mugufi ariko wicisha bugufi, You might even be short when you are humble. Imana ikakubonamo uburebure bwo mu buryo bw'umwuka wera. Then God will see you tall in a spiritual way. Nabwo hari n'igihe uba mugufi ariko mu buryo bw'umwuka n'ubundi uri mugufi. There is also the way you can be tall when a spiritual, Kubw'uko uticisha bugufi. because you are not humble. Emera mu bugufi bwawe, Accept in your shortness. ube mugufi ariko mu buryo bw'umwuka wera uri Be muremure. short but tall. Cyangwa ube muremure ariko mu buryo bw'umwuka naho uri muremure. Or be tall both in physical and spiritual way. Kuko iyo wemeye kwicisha bugufi, Because when you accept to be humble, Imana ikubona nk'umuntu mugufi imbere zayo. God see as someone who is short. Ariko mu buryo bw'umwuka wera w'igiciro cyinshi uri muremure. But in spiritual way you might be tall. Urwo rugero ruhagararaho rero. Stand on that example. Nturuveho. Don't leave, Ahubwo urugumeho. but remain there. Niyo mpamvu twebwe ubwacu That's why usanga twishyira hejuru, you see that we exalt ariko imbere y'Imana ikatubona nk'ibikuri. but in front of God will see us as short. Ikintu uzanga, Things that you have to hate. uzange kuba igikuri. Please hate to be short. Kuko hari abantu babaye ibikuri mu buryo bw'umwuka wera. Because there are people who are short in the Abo nibo bita umva ngo ni ingwingiri. though they call them short people. Kuko ntibakuze mu mubiri Because they didn't grow ndetse no mu buryo bw'umwuka wera ntibigeze and bakura. spiritually. Kuko batemereye ikibitsanyo cy'umwami Imana ngo kibakuze. Because they don't accept what is in Cyangwa ntibanyweye amata y'umwuka wera ngo abakuze. or they didn't drink the milk of Holy Ahubwo Spirit. bashatse kuguma mu bwingiri bwabo mu buto But they bwabo. wanted just to remain their shortness. Ariko hari n'abemeye kuba bagufiya But there are others who accept to be nk'uko short. nabivuze, As I said, ariko no baremeye no kunywa imbaraga z'umwuka wera yo yamata asobanura imbaraga z'umwuka they wera. accept to drink the milk of Holy Spirit. Imana itugire neza. May God do good for us. Niyo mpamvu Imana yaduhaye imibare ibiri, That's why God has iyishyira kuri iyi si kugira ngo tuyikoreshe. and put us on this world. Nigeze mbabwira rya 0 Remember I told you about 0 and 1. Murabizi ko habaye nje 0 kuri iyi si. You know that 0, this is what is Hakurikiraho rimwe. then 1. Nubwo iyo tugiye kwandika tubanza rimwe tugaheruka 0. Though then when we are going to write, we start by 1. Urugero rwiza, A good example. iyo urebye mu itangiriro, When you see in Genesis, usanga iyi si nta shusho yagiraga. you see that this world had no image. Niyo mpamvu Imana yaje guha ishusho ibidafite ishusho. That's why God came to give image. Bwari ubusa, yari 0, yari ubusa. It was just 0. Ariko Imana iza kuyibyazamo umubare rimwe. But God gave the number 1. Aho murabyumvishe neza. There I have known. Utabyumva neza uzampamagaye kuri nomero iri kuri channel. If you don't understand well, Cyangwa just se call me on unsange the- tuganire byimbitse. or you come to me, we talk briefly. Aho rero There, ntago waba muremure utabanje kuba mugufi. you cannot be tall when you were not. Bivuze ngo itangira ryawe ribanza kuba rito ariko rikazaba rinini
imbere hazaza. Which means that your beginning must be little, but you become step by step. Bivuze ngo utangira wicisha bugufi bagagufata ukundi kuntu. Which means that you start with the humbleness, then they take you out there. Ariko imbere y'Imana ikona nk'uw'igiciro. In front of God, you are valuable. Impamvu tugomba kuba bagufi nuko umukiranutsi yemere kwicisha bugufi akumvira itegeko ry'umwuka wera akicisha bugufi cyane kugira ngo ubukure bw'umutima we bube bushyitse muri we. Ubundi ubukure bw'umutima niho hagaragaza uburebure bw'umuntu. Niyo mpamvu hariya Imana ihagurutsa Samuel ati jya kwa Yesayi. Yamubwiye ijambo rikomeye. Iramuvuga ngo genda ujye kwa Yesayi. Hari aho ngiye kugutuma. Iramuvuga tuzuza ihembe rya mavuta. Your own with ointment. Imaze guhagurutsa Samuel, then after doing that, tuzabisanga hano muri Samuel wa mbere. We will find in the first Samuel. Ibice 16. Chapter 16. Murongo wa mbere kugeza 13. Verse 1 up to 13. Noneho Samuel amaze kuzuza ihembe ry'amavuta agiyeyo. And Samuel after fulfilling the horn. Ageze kwa Yesayi nyine. When he reached at Jesse's house. Ako kanya agiye kwimika uyu Imana iri mubwire. Immediately when he was going to anoint the one that God would tell him. Yesayi yohereza Shama. Jesse brought Shammah. Ariko Samuel aribwira ati uyu nguyu ashobora kuba ari Imana yemeye. But Samuel said maybe this is the one that God accepted. Kuko yari muremure kandi afite uburanga n'igihagararo. Because he was tall and stature. Ariko Imana ati ukubitegeza siko biri namugaye. But God said no, I blamed him. Ayo mavuta ntuyakoreho. Don't touch the anointment. Bazana ariya yabo nabandi benshi kugeza kuri 7. They brought others up to 7. Ariko Imana igeze ibemera. But God didn't accept. Samuel abaza ati none se abaza Yesayi ati nta kandi kana mufite naba gusa. Then Samuel say, is there any or one else that you have? Yesayi ati dore hari akandi kana kagahereza ariko karegira intama kari mu ishyamba yo ntikazwi. Then they said there is another one but is not known. Uwo ni Dawidi yavugaga. That is David was saying. Dawidi yari mugufi. David was short. Kandi yarerewe mu kibazo cy'ishyamba yabagamo. Ariko ubugufi bwe bwo kwicisha bugufi yari afite muri we. Imbere y'Imana ari muremure. Niyo mpamvu ya Imana yagaragaje ko yemewe. Ifata ya mavuta y'Imana yateguye. And put that anointment that he prepared kugira ngo agaragaze uburebure bwe. Just to show his tallness. Niyo mpamvu yagiye yimikwa ahantu henshi nagiye mbabwira. That's why he has been chosen in many ways. Kuko yasoreje ibwami. Because he ended uburebure bwe buragaragara. And his king and his tallness was shown. Asimbura Sawuli. And he replaced Saul. Imana iduhe kuba barebare mu buryo bw'umwuka wera naho twaba turi bagufi mu buryo bw'umubiri kuko nibyo byaba by'ingenzi cyane. Nongere nkubwire ngo wirinde kuba igikuri mu buryo bw'umwuka, wirinde kuba ingwingiri. Guca bugufi nicyo kimenyetso kigaragaza umuntu wa mbere ko yakira umwami n'umukiza. Nicyo kiranga umukiranutsi nyakuri. Murabizi ko ari nawo password umukiranutsi agendana. Uzabisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ibice 15 umurongo wa mbere kugeza 10 kugeza 10. 15:1 up to 10. Aho ngaho uzahasanga uburyo cy'umunyabyaha umwe iyo yihanye mu ijuru impundu zivuga. Wibaza igituma ijuru rinyeganyega. Kuko abakoresheje password. Kandi yicishije bugufi cyane. Akemera gukura ikibi kiri muri wakikizi cyiza muri we. Urwo n'urugero rwiza cyane. Emera kuba mugufi mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka wera ube muremure. Icyo wirinda nakubwiye ko ari ukuba igikuri cyangwa kuba ingwingiri. Kuko uba wanze kuba kunywa imbaraga amata ariyo mbaraga z'umwuka wera. Niyo mpamvu wari Sawuli atarakizwa yari muremure asumba abandi bose. Yari afite metero 6. Ariko Imana ntiyamwemeraga.
But God didn't accept him. Kuko itarebye ku burebure bwe. Because he didn't look at his stature. Imukura ku ngoma. And remove him from the throne. Kuko ikiza kureba uburebure bugaragarira amaso umubiri. Because if I would just look at the statue. Kwese kuba bagufi twari gukuraho nta bujuru twari kubona. All of us who are short, we could not get heaven. Ariko Sauli yari kuribona mbere kurenza twebwe. Saul would get it before. Ariko Imana ntiyemeye uburebure bwe. But God didn't accept. Kuko mu mutima ye yabaye ingwingiri. Because in his heart was too short. Ariko uburebure bw'inyuma abwemeje. But the tallest was just fulfilling. Yarabwujuje. He just had. Ariko imbere Imana imunenga ko atari yujuje uburebure bwo mu buryo bw'umwuka we. In him was short because he didn't have any shortness. Uwari Sauli, the one who was Saul, abona ko uburebure bwe saw that as tallness. Bwo kwishira hejuru byarenganya gitorero ry'Imana. The way he was persecuting the church of God. Ntacyo bumumariye. That is useless. Ahindura icyerekezo. Then he changed the system. Yisubiramo. Then yicisha bugufi. And become humble. Yihindura mugufi. And became short. Imana ihera ko imuhindurira izina. Then God exalted him. Izina rye arihindura cyane. He changed just his name. Imuha izina rishyashya. Gave him a new name. Ahera ko yitwa Paul. Then he became Paul. Niyo mpamvu Imana kuvana mbere ya benshi. That's why God even yabanzaga kubahindurira izina. Just has to change their names. Wari Abraham mwita Abraham murabizi. The one who is called Abraham. Wari Sara Sarai gutyo igenda ihindura amazina. Abraham and Sarai. Wari Yakobo ry'umuriganya imwita Israeli. Then the one who was Jacob. Wari Sauli yitwa Paul. The one who was Saul. Imana igihindura izina ry'ibi bikaguha izina ry'ibyiza. God can change the name and give you good one. Yesa urahumvishe? Have you heard that? Ndabizi mufite amatsiko yo kumva ikiganiro ifundi n'insina n'igitoki cyacyo uko bimeze. I know you are curious of knowing the conversation between the banana tree and the small bird. Umuntu muremure n'umugufi maze kumubabwiraho. I told you about tall and short person. Reka mbabwire iki kiganiro ifundi n'insina n'igitoki cyayo byagiranye. Let me now tell you about the conversation between little bird and banana tree and banana. Ifundi na akanyoni gato cyane. Little bird, just a small bird. Murimo murakitegereza aho ngaho kuri yo sheni ISOKO BWAHISHUWE murakareba. You can see it, the image. Uburyo kikangana turi gutoragura ari gatoya cyane. How short it is. Ariko insina yikaba ndende. But banana tree is tall. Ndetse n'igitoki cyayo murakireba. And the banana you can see. Murabona ni cyara gafundi kanditsemo karitsemo muri icyo gitoki. And you can see the nets of that short bird. Agafundi kabwiye igitoki. Then the little bird, the small bird told banana. Ati wanyemera ukampa ikibanza muri we ngatura muri we cyangwa se nkihishamo. Please, can you allow me to build my nets here? Ati nyemerera nkore mu inzu. Please allow me to build a house there. Igitoki kirangiye kiravuga ati singewe waguha umwanya ati hari umpagarariye ariyo nsina gihagazeho. Then a banana say no, I cannot give you the authority because banana tree is the leader. Agafundi kabaza insina teseho uranyemerera narike muri igitoki washizeho. Then the small bird asked banana tree if it can be good to put a house there. Insina iraseka cyane. Then the banana tree laughed a lot. Iravuga iti we ntago naguha ikibanza kuko uri muto uri kagufi cyane uri gatoya. And say I can't give you a house because ati reba ukuntu ndeshye ukuntu ngana. Look at me and look at you. N'igitoki cyanjye reba ukuntu kingana. And my banana look at it. Tumva twahurira henge nawe. Where can we meet? Ifundira ibwira insina iti n'igitoki iti. Then he told the banana tree. Uramfobeje none ariko nzakwereka yuko nanjye dutandukanye. Today you are despising me, but tomorrow I will show you how we are different. Insina irongera iraseka cyane ati ntaho tuzahurira. Then the banana tree laughed and said, no, there's no way where I can meet. Igitoki kiravuga ati nanjye ntaho tuzahurira nge nawe. Then the banana said, there's no chance me with you. Inyoni ifundira babara cyane. Then the bird got so sad. Ibwira insina n'igitoki ati. Then it told banana tree. Uransebeje kandi urangaye. You despise me. Ariko uzagenda mbere yanjye ngewe nsigare.
But you'll go before me, you will go and I will remain. Insina irongera iraseka. Then the banana tree laughed. Ifundi irangije yigumira aho ngaho. Then the small bird remained there. Irongera ibwira insina n'igitoki iti. Then little bird says, nubwo bimeze gutyo nzakwarika mutabizi kandi nzatura muri wowe utabizi nzacunga uri guseka nguturemo. Though it's so, I will come and build my net there. Why you will be laughing? Nuseka nzinjira muri wowe ntuzamenye igihe ninjiriyemo. If you laugh, I will come into you. You will never know. Icyambere nzirinda gusakuza. One thing I will stop. I'll stop shouting. Insina iraseka cyane ati ntibizashoboka. Then the banana tree say no to it. Ifundi iraguruka irigendera. Then the little bird goes. Igitoki kigumaho. The banana remain. Umuyaga urangije uraza ukajya ubuha ya makoma ya y'igitoki. When the wind came, it was blowing the branches of the banana. Ariko igitoki ntikivuge n'insina amakoma akabari yasakuza. But only the branches, banana would not speak and the banana tree. Ariko umuyaga ukagenda ukagisiga. But the wind went and left them. Kanyoni kagafundi karagaruka. When that bird came again, kaza kazanye utwatsi kajya kasiseka muri cya gitoki. Came with just little grasses and put in that. Kagarutse gacunze cya gitoki gitangiye kubumbura amaseri yacyo. When the banana started opening its fruits. Buriya rero kibumbura kiba kiri guseka. When it's like opening the fruits, it's like laughing. Niko guseka k'igitoki n'insina. That is laughing of banana and banana tree. Agafundi karikamo. Then the bird just come and put a net there. Kumanywa kakazana icyari. During day it brings some grasses. Kagafunga icyari kinjiramo nyine. And close where it would pass. Kakongera kakigendera. Then go back. Icyari kimaze kuzura. When the net was full. Gacunga ninjoro igitoki kitari kubona. It come during the night when the banana. Karaza kakajya kinjira muri cya cyari. And inside that net. Bucece. Silently. Kagumamo. It remains there. Bwajya gucyaka kaba karagiye. Early in the morning it goes. Kugeza ubu igitoki gikomera. Up to the point the banana was. Umuntu araza anyuze kuri icyo gitoki. When someone passes. Akajya gicunga ko gikomera ngo azakirye. Should just plan and see if he can eat that banana. Yangije abona igihe gitangiye gukomera. Then he saw that when it come to. Kirabura iminsi mike ngo kiribwe. It's few days so that it can be eaten. Wa muntu mugufi yaraza azanye umupanga. Then that person came with a machete. Arabati igitoki kigeze igihe cyo kuribwa. Then said this is the time for this banana to be eaten. Arabati kandi kugira ngo nteme kira gitoki ndabanza nteme insina yacyo. And for eating this banana I have to cut. Kuko ari ndende ntago yabasha kugishikira ngo agifate hejuru. Because it was too long. Ariko yifashisha wa mupanga. They use machete. Arabati ndagitema kigwe. And I'll cut it fall down. Ariko ikibazo harimo yafundi. But the problem there was that bird. Irabigenza ite? What will it do? Kandi urumva igiye gupfa. You see it's going to die. Ariko ndagira nkubwiye ngo ntago yapfuye. But I want to tell you that it didn't die. Umuntu agikubita umupanga wa mbere agiye gutema cya gitoki. When a person was just cutting. Inyoni yifunde isiguruka irigendera. The bird runs. Isiga cyari muri cya gitoki. Left the net in that banana. Wa muntu afata cya gitoki kirwa hasi aragitema arakijyana ajya kugiteka. And that person took the banana and went to cook it. Agiye kugiteka. When he went there. Umutumba usiza ucamo kabiri. He left just the banana tree there. Arangije ajyana igitoki nyine ajya kugiteka. And took the banana fruit. Murabizi ko kiribwa. You know that it's eatable. Ya nyoni igarutse. When the bird comes back, irazihagarara kuri wa mutumba. He come and stand on that. Irawubwira ati nubwo wangaye. And say, "Do you despise me? Waransuzuguye." You despised me. Atariko dore nje ndacyariho we waragiye. But now I'm still alive, you are finished. N'igitoki cyari kiri kuriho wameze washizeho. Even the banana you brought. Bamaze kukirya ariko nje nasigaye. Kandi nakubwiye kuzagenda nje ngasigara. And I told that you will go and I leave. Inoni jambo nakubwiye rigusoyeho. This is the word I told you. Hikiza kubura kumva nkubwiye. If you be able to listen, I will tell you. Atariko ntacyo nguhagaze kuko ngiye nkweretse ko ngiyewe nagarutse wowe waragiye. But now I stand on you. I'm here to tell you. Niyo mpamvu mutumba wayo n'igitoki cyayo cyaboze cyose kirabora kirashira. That's why the whole banana tree fall down. Agafundi karasigara. Then the bird remain. Cya gitoki nacyo wakiriye yaragitoropuye murabyumva n'imvugo nshatse kuvuga murabyumva. That banana also had been eaten and they finish it. Agafundi gasigara gutyo. Then the bird remains there. Kuki umuremure insina ndende igiye n'igitoki kikagenda agafundi kagufi akagasigara. Now the tall
banana tree and the banana they went, but the little bird is still there. Aha nshatse kuvuga iki? What do I want to mean? Niba kugayira ubuto bwawe, If they despise you because you are, ntuzababazwe nuko uri muto, don't be sad because ahubwo uzishimire yuko ikiri muri we gikuze mu buryo bw'umwuka we. But be happy because what is in you is tall now. Niba kunenga ngo wabuze ubwenge, They despise you that you don't have. uzishimire yuko data imbere ya data uri muremure mu buryo bw'umwuka we. Be happy that in front of Father you are fine. Bivuze ngo isira ni ndende, Which means that it's long. ariko yaragira arangira kubwo kwihendura ku gafundi. Because of despising the little bird. Igitoki barakiriye barangije kirarangira nacyo. They ate banana and ants. Ariko ifundi iracyahari. But the bird is still there. Indoro bakureberamo si Imana ikureberamo. But the way they look at you is not the same that God. Ushobora kuba mugufi mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka uri muremure. And short way you can in a physical way you can be short, but other ways you can be long. Witinda kucyo bakuvuga, but don't take time for what they're talking about you. Ahubwo tinda kucyo yakuvuzeho. But take a time of what he said to you. Bizakugira umumaro. It will be important for you. Kandi uburebure bwose, and the whole tallness sibwo bwemerwa imbere y'Imana, is not accepted in front of God. Ahubwo hemerwa kwicisha bugufi. But just only humbleness. Icyo nicyo kimenyetso kiranga umuntu wese amaze gusobanukirwa Imana. That's the sign of someone of been revealed. Ndetse n'umwana wayo. And his child. Emera guca bugufi. Accept to be humble. Izagushyira hejuru. It will raise you up. Emera kuba mugufi mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka uri muremure. Accept to be short physically but spiritual way tall. Cyangwa sube na muremure mu buryo bw'umubiri ariko no mu buryo bw'umwuka cyane cyane ube muremure mu buryo bw'umwuka. And be tall in both spiritual and way. Igisubizo cy'iyo fundi ni insina n'igitoki. The answer of that small bird and banana tree and banana Nukwemerera ugaca bugufi imbere y'abantu ndetse n'Imana yakuremye. It's just to be humble in front of people and God who created you. Uko waba uri kose, the way you might be, gerageza ube muremure mu buryo bw'umwuka cyane cyane. Just be tall in a spiritual way. Ndabakunda cyane, reka dusenga Imana. I love you so much, let us pray. Turagushimiye Uwiteka. Thank you, Lord. Ijambo ryawe ni ubugi. Your word is sharp. Ritubwiye byinshi kandi byiza. Udushobore udushoboze guca bugufi imbere zawe. Allow us to be humble in front of ndetse twubahe n'abatuyobora ndetse n'abo tuyobora natwe ubwacu. And obey those who lead us. Kandi natwe duhe guca bugufi. And for us to be humble. Udushoboze cyane. Enable us a lot. Nkuko wavuze ngo uhagaze nawe yirinda atagwa. As you say, those who stand don't fall. Abamenye ubahe kuguma mu murongo. Those who n'abataramenya ubahe kugusobanukirwa. Kandi uko kwicisha bugufi bizatubera byiza nitugukomeza. Urakoze mu izina rya Yesu. Thank you, in your name, Jesus. Amen. Amen.